Uyu munsi tugiye kurebana agafilime keza cyane rero kaba best. Hano hari umusore waruhuye n'umukobwa bwa mbere arangije aramubwira ati ese byaba byiza umpaye nimero. Undi aramubwira ati we rwose nimero se yiki ko aribwo bwa mbere njye nawe duhuye urashaka kugira ngo nguhe nimero yiki. Undi aramubwira ati ni ukuri ndashaka nimero yawe rwose uri umukobwa mwiza nishimiye kumenyana nawe rwose byaba ari byiza. Undi aramubwira ati rwose mbabarira uyime ubyumve ko nyikeneye. Umukobwa nta kindi yakoze rero yafashe telefone y'umusore arangije amuhereza nimero. Akimara kumuhereza nimero rero umusore yaramubwira ati urakoze cyane rwose. Ati none se mbere yuko ugenda nandike honde. Ati rwose ndaza kuguhamagara rwose mu minota mike cyane. Ako kanya rero barakwereka umukobwa akimara kugera iwe ahaba. Hano yagiye kubona telefone irasonye, akimara gusona yaritabye. Akimara kwitaba rero yari wa musore kumbi wari umuhamagaye. Aramubwira ati ushobora kuba utamenye ariko ndi wa musore wakwatse nimero cyagiye duhuriye ku muhanda. Arangije aramwumvira avuga ati kumbi ni wowe. Ati ndumva ariko ntari kukumenya neza. Ati nubwo uri kunyibwira ariko ndumva ntari kukumenya neza. Ako kanya rero umukobwa yaramukubye. Akimara kumukupa ako kanya umusore yahise amwandikira SMS aramwandikira amuga ati hi pretty girl. Arangije umukobwa amaje kubireba aravuga ati ngo pretty girl ubu se uyu nguyu ari mu biki. Ako kanya umusore yarumiwe arebye ukuntu umukobwa amukubye, arebye ukuntu amwandikiye SMS kandi akaba atamusubije aravuga ati wowe reka mbe ntuje gatoya. Ako kanya rero yahise afata umwanzuro wo kuza hano kuri wa muhanda aho bahuriye kubera ko yari asanzwe abona n'ubundi umukobwa hanyura. Akimubona yarijijishije amera nkaho nyine atari we yari ategereje. Arangije amusuhuza aramubwira ati hi. Ati ese ko nakubwiye ngo umbwire izina ukaba utararimbwiye nyine nagira ngo umbwire akazina kawe. Ati kandi rwose ntubifate nabi ntago ari uko nari nagutangiriye dore ntuye hano hafi nanjye. Arangije aramubaza ngo utuye hano hafi. Undi aramubwira ati yego ntuye hano hafi rwose. Ati ntuye kuri iriya nzu urimo kureba hariya hirya. Umukobwa noneho yifashe neza aravuga ati uno muhungu ubu ngubu si ukungenda ahora ubundi urimo uranshaka hiki. Aramubwira ati byibuza gerageza unyumve basi banza umbwire izina ryawe hanyuma umubwire buri kimwe cyose. Umukobwa aramubwira ati njye nitwa Naomi. Ati nanjye nitwa Asha. Ati rero ibirenze ibyo ngibyo reka nigendere. Ati ariko noneho ndaza kuguhamagara ugerageze rwose uze kunyitaba. Umutipe Asha rwose yakomeje yizingira ku mukobwa. Ako kanya batwereka hano hari umuntu wari urimo gukomanga. Asha aje gukingura yahise abona ari Naomi. Arangije amukubita n'agasmile keza cyane. Arangije akimara kumukingura avuze ati none se ndimo ndarota cyangwa. Undi aramubwira ati oya ntago urimo kurota rwose. Ati kubera ko cyagiye wanyeretse ahantu utuye rero nahisemo kuza gucekinga ngo ndebe menye neza nimba koko ariho utuye atari ibintu byo kunyirukaho cyangwa se kuntegera mu nzira uri marine. Ako kanya rero umusore yaraje yereka umukobwa hano aho agomba kwicara. Umukobwa arangije aratambuka neza gitore arangije aricara. Umusore nawe akavuga ati karibu rwose kaze neza mboga zizanye. Arangije avuga ati ni na keza. Ako kanya rero umusore akimara kumuha karibu kumbi umusore hari ibyo yararimo kwirebera nyine kuri televiziyo. Yaramaje ati se nkwakiriza iki. Undi aramubwira ati rwose icyo unzanira cyose ndacyakira nta kibazo ngewe ntabwo mvangura. Umukobwa nta kindi cyabaye bahisemo kumwakiriza akaji keza cyane. Amaje kumwakiriza akaji rero yaramubwira ati rero muryoherwe rwose reka noneho nkubaze ese hari ikintu waba ukunda kureba. Undi aramubwira ati nkunda kureba filime. Ati noneho nta kibazo reka mushyiraho agafilime keza cyane. Hano mfite agafilime keza kasobanuwe n'umusobanuzi wo muri Tijo. Ati reka nze nkwereke ukuntu ari keza. Yahise amwereka filime yacu. Ako kanya rero bakimara kureba agafilime uko bakomeza kureba agafilime bakomeje kuganira. Akajya baganira gusa ubona umukobwa nyine yabyishimiye. Ntabwo tuzi impamvu yaje mu nzu y'umusore Asha hano. Arangije ako kanya yahise amubwira ati none se hari ikibazo ndamutse ntashye ko mbona amasaha amajije kugendara. Aramubwira ati none se urashaka gutaha udasoje kureba filime twatangiye. Ndamubwira ati nta kibazo rwose nk'abantu bahuye bwa mbere wabonaga yuko nyine nta kwisanzura naho guhari buri wese nyine asa nkaho afite ubwoba. N'umukobwa ahise agenda rero akimara kumuherekeza yagarutse hano aravuga ati none se ko mbona ndi kumuhamagara ntanyitabe basi ngambwiye yuko yanageze no mu rugo. Yarakomeje gusa ntiyacika intege akomeza guhamagara. Barakwereka hano rero umukobwa yinjiye mu cyumba. Akimara kwinjira mu cyumba yasanzemo missed call nyinshi cyane ahitamo kumwihamagarira. Aramubwira ati hello. Ati none se umeze ute. Undi aramubwira ati urambaza ngo meze nte.
cyane ahubwo byari byanteye ubwoba kuko we ntigeze menya amakuru yawe kuva wagera mu rugo cyangwa se ngo menye nimba utanahageze basi menye uko mbigenza. Ati wari wanteye ubwoba cyane nyine nari nahangayitse. Arangije akimara kumubwira gutyo rero umukobwa yamubwiye ati meze neza nta kibazo rwose, ibyo ntibigutere ubwoba. Barakwereka rero baje kuganira, amaze kuganira rero aramubwira ati rero ndi kumva nyine ibintu byo kujya mu rukundo ntabishaka, mfite ubwoba ko nshobora kukubabaza. Umusore avuga ati kubera iki se? Ati noneho reka twibere inshuti bisanzwe. Umukobwa aravuga ati yego, reka tunabinywere, twinywere ubucuti bwacu busanzwe. Bibereye nyine inshuti zisanzwe nyine nk'uko twajyaga tubona Nyambo na Titi n'abandi bose tujya tubona hano kuri iyi mihanda. Ako kanya rero ubuzima bwarakomeje, bakajya baganira, bagakinana amagemu, akamucurangira, ndetse yaje no kumusura hano iwe aho umukobwa aba. Baje kwicara ku buriri rero baza gusangira nyine utuntu dutandukanye, barakina imikino itandukanye nyine nk'abantu bishimiye nyine ubucuti bwabo. Barakwereka rero iminsi ko yagendaga itambuka, hano umusore nawe umukobwa yari yaje kumusura. Arangije akimara kuza kumusura yamweretse akavideo yari ari kureba kuri TikTok. Aramubwira ati reka ndembe ndeba, atari kubundi kubera iki uba urimo kuntambuka wajya uca hirya. Akimusigira telefone ngo arebe akavideo rero nta kindi cyabaye, haje message yo kuri WhatsApp ivuga ngo hi baby ndagukumbuye cyane. Akimara kuyibona umukobwa yahise agiramo umujinya ndetse ubona ko harimo n'akantu kifuhe. Arangije ahita asunika umusore, amaje kumusunika arasohoka aragenda. Akimara kugenda rero asohotse ngo mu cyumba, umusore yatoye telefone kugira ngo arebe ikintu kirakaje uno mukobwa. Akireba muri telefone yasanze harimo SMS irimo kumubwira ngo hi baby ko nkukumbuye. Akanya rero umukobwa yaragiye ahagarara ahantu mu gakorodori, atangira kwibuka ibihe byose bagiye banyuranamo, atangira kwibuka uburyo bakinanaga amagemu bishimye kubera ko nyine bari bemeranyije ko bagiye kuba inshuti bisanzwe. Kumbi umukobwa yari yaramaje gukunda umusore, ahubwo yarabuze uko abimubwira ndetse nuko abimwereka kubera ko ari we wari waramaje kumuhakanira ngo bibere inshuti bisanzwe. Akanya rero byabereye umuzigo uno mwana w'umukobwa. Arangije akajya akomeza kwibuka ibihe byose yagiranye n'uno musore. Gusa ntabwo byarangiriye ahangaha, umukobwa nyine urabona ko byamukomerekeje kubona hari undi muntu usa nkaho ashaka kwinjira mu buzima bwabo kandi yaramaje guhakanira umukobwa. Akanya rero umukobwa byamuteye ifuhe rikabije cyane. Ese aka gafilime hari ikintu kakwigishije? Kubera yuko hari abantu benshi haba abakobwa ndetse n'abahungu usanga banga kujya mu rukundo mbere ndetse nyuma bakazarangira bakunze bagenzi babo kandi bo baramaje guhakana yuko badashaka kujya mu rukundo nabo. Rero ibi ngibi nyine bitwigisha isomo cyangwa se bidusigira isomo kugira ngo twese tujye tumenya amasomo y'ubuzima. Ni uku nguku rero agafilime kacu kanarangiye, turabashimira kandi turabakunda cyane. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment. Filime zacu nakagaruka.